kuwa gatanu w'icyumweru nk'uko umaze kubimenyera buri wa gatanu tujya hirya no hino tukaganiriza abaturage twabaza uko icyumweru cyagenze si ibyo byonyine tuniyungura ubumenyi. Icyumweru dusoje cyabagenze. Iki cyumweru gishoje abandi urebye wenda cyabagiriye neza ariko njye icyumweru gishoje nararwaye ndarwaza ariko ahandi njye no mu baturanyi numva ari amahoro. Icyumweru dusoje cyakugenze muri rusange nta kibazo. Harimo utubazo tumwe na tumwe ntabwo twabura. Iki cyumweru dusoje cyakugenze cyangendekeye neza kuko nta burwayi nigize mpura nabwo. Igihugu turi kuvugwamo Ebola Ni muri Kongo. Ni ubuhe buryo ushobora kwirinda Ebola? Kutavugana n'umuntu uyirwaye, kutamwegera nibwo utayirwara. Icyorezo cya Ebola cyagaragaye. Icyorezo cya Ebola cyagaragaye baravuga ko cyagaragaye muri Kongo hariya Kantunzi. Ayibagiwe gahoro. Na n'ubu ariko baravuga ko muri iyi minsi ishize cyagaragayemo umwana w'imyaka hari 2 akaba yarahise apfa ahitwa Igoma ku mupaka. Hanyuma se wabuze uburyo bwo kwirinda Ebola? Ntago turayimenya neza kuko ntago bari baradukanguriye iwacu mu Rwanda ntago irahagera. Iyo bavuze Minispoc wumva ari? Iyo bavuze Minispoc. Miniscope numva ari nka kampani cyangwa umushinga runaka ko ntago ngisobanukiwe neza. Nk'umushinga wenda ushobora kubufasha abaturage cyangwa se mu gutera imbere ko abaturage. Minispoc ni ikigo gikorana no kwa muganga kijyanye na mituweli. Poke mini ntabyo nzi. Minispoc ni minisiteri ishinzwe urubyiruko n'umuco ngira ngo na siporo. Hanyuma se hepatite ni indwara ifata ikihe gice cy'umubiri? Hepatite ngiye numva ko ari nk'indwara ishobora kuba yateza ikibazo wenda mu mutwe, mavunane, sinzi kuntu mu mubiri nagize sinyisobanukiwe neza. Hepatite ifata inyama y'impyiko. Indwara ya hepatite ifata umwijima. Hepatite ifata igice cyo mu mugongo. Igihekane mpya ubwo nuvuga noneho ushyizeho inyajwi bikaba o mpyo babyandika Pyo ni sa hash ha na ya s hash ha muranyihangana ndikumva ndi kubivanga n'izindi ndimi. Jambo mpyo babyandika mu Kinyarwanda. Ngiye kubaririmbira rero indirimbo ijyanye na Noheli. Ku gicamunsi cya Noheli uwo munsi ntazibagirwa ubwo nafataga urugendo nateguye ntashidikanya narubonye byinshi cyane bitazamba ku mutima ari byose n'umuri Imana nguko rero rakoze cyane mugenzi wacu Gloria Mukamabano. Kuri bamwe rero mu batabashije gusubiza ibibazo babajijwe mu nyungurabwenge, igisubizo cya mbere nuko Minispoc hari Minisiteri y'Umuco na Siporo. Naho ni ikihe gihugu giherutse kugaragaramo umurwayi wa Ebola?
n'igihugu rero cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho uburyo bwo kwirinda Ebola harimo rero gukaraba intoki, harimo rero kwirinda kwegera umuntu urwaye indwara ya Ebola, kwirinda gukora ku matembabuzi y'umuntu urwaye Ebola ndetse no gukora ku murambo w'umuntu wishwe na Ebola. Naho hepatite rero ni indwara ifata igice cy'umwijima nayo igihe kare cyampyo n'Imana pa na ya na o.